ariko se niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo? Namoko yatekereje iby'ubusa. Abami bo mwisi biteguye kugwana ngo abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize. Barangije baravuga ngo reka ducagagura ibyo batubohesheje, ati niturangiza tujugunye kuri inkoyi batubohesheje. Ariko nubwo bajye inama ngo babashe kuba bakugirira nabi kandi warasizwe amavuta n'Uhoraho, nubwo bajye inama ngo babashe kuba baguhirika kandi warasizwe amavuta n'Imana, umva ikintu Imana izabakorera. Ati Uhoraho yicaye mu ijuru azabaseka, umwami Imana azabakoba, ikindi kandi izababwirana umujinya ibatinyisha uburakari bwayo. Uwiteka azabakoba narangiza ababwirisha uburakari bwinshi. Azababwira ati ninjye wiyimikiye umwami wanjye kuri Siyoni, umusozi wanjye wera. Ni ukuvuga ngo umuntu Imana yiyimitse nta muntu wapfa kumuhirika. Uwiteka azabibwira ati ninjye wiyimikiye umwami wanjye hano ku musozi wa Siyoni wera. Aya magambo ni Dawidi yavuga ati ndababwira rya tegeko, ati Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye, nzaguha amahanga yose abe umwandu wawe, nabo ku mpera y'isi ubatware, uzabavunaguza ingoni y'icyuma, uzabamenagura ngumena ikibumbano. Urumva ubwo ngubwo n'ubutwari bwahawe Dawidi. Ese wowe yigeza guhereza nubwo kwirukana abadayimoni cyangwa yarabuguhaye ndi wigera ubumenya? Ni ukuvuga ngo ukwiriye kwiyeza, wamara kwiyeza ukitunganya, wamara kwitunganya none ukazajya uvuga ibyo uvuze byose ukabisaba wizeye, Imana ikabasha kuba yabigukorera. Nzajya nyine mbagezaho amagambo meza kandi azajya bagirira umumaro. Niba utari wakora subscribe rero icyo nagusaba nuko ugomba gukora subscribe ku YouTube channel yacu. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista. Nawe ubutaha Imana ibarinde.